zumva umuntu mu rugendo runaka ajya mu mahanga bikamufata iminsi 2 cyangwa 3 bitewe n'indege yazanye cyangwa yajyanye nayo. Ibi rero kandi ni nako bijyana n'umunaniro, kuko nk'ivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Canada, ugenda urugendo rutari mu minsi 2, rutari munsi y'iminsi 2 byibuze kugira ngo ugere hano mu Rwanda iwacu. Iki kibazo rero kigiye kuvaho burundu, kuko Abashinwa bakivugutiye umuti usharira cyane. Mu gihugu cy'Ubushinwa, abashakashatsi mu ikoranabuhanga batangaje ko bagiye gukora indege idasanzwe gutwara abagenzi. Ni indege izaba ifite umuvuduko udasanzwe, kuko izaba igenda nk'igisasu cya misile. Bavuga ko izaba ikubye inshuro 6 umuvuduko w'indege yabayeho ku isi twaganiriyeho ikimenya bose yitwa Concorde. Iyi akaba ari indege izwi y'abagenzi yihutaga mu mateka y'isi, ariko ikaba yaraje guhagarikwa mu mwaka wa 2020 twagiye tubiganira mu kiganiro Isango n'injyana za weekend. Iyi ndege byanavugwa ko ifite umuvuduko uruta uw'ijuru. Abizi bya fizike bahita bumva uburyo ijwi ubanza rigera kuri metero 400 aho ngaho ku isegonda, aho ngaho niba mbyibuka neza. Indege rero nshya y'Abashinwa izaba yitwa Nakiang No. 1. Kugira ngo wumve neza ubuhangange bwayo, ngo nuko iyi izaba ifite ubushobozi bwo kugenda aho ariho hose ku isi mu gihe kitarenze amasaha 2 gusa. Bivuze neza ko nihaguruka mu gihugu cy'Ubushinwa, nawe ugahaguruka hano i Kigali ugiye nk'ihuye i Butare, indege izajya igera i Kigali wowe utaragera mu mujyi wa Huye ugiye n'imodoka isanzwe. Umushinga w'indege laboratoire umushinga w'indege idasanzwe ubu wamaze gukorerwa amageragezwa muri za laboratoire mu mujyi wa Fujian mu Bushinwa, ndetse bikaba biteganijwe ko ntagindutse mu myaka 10 iri imbere indege ya mbere y'ubu bwoko izaba yageze hanze. Habanje gukorwa akadege gato kubu bwoko, ndetse amagerageza bagakoreye akaba yaragenze neza yose, ku buryo bateganya ko mu mwaka utaha 2025 aka gatoya kazafata urugendo kagatwara abantu. Biteganijwe kandi ko iyi ndege izaba igendera ku muvuduko usanzwe uba ku bisasu bya kirimbuzi cyangwa se bya missile byitwa Mach 6. Uyu akaba ari umuvuduko ukabakaba ibirometero 750 mu isaha. 7,500 mu mbabarire, ni birometero 7,500, kuko 750 by'indege isanzwe yabigendaga. Ibirometero 7,500 mu isaha, ni nk'inshuro 10 nyine umuvuduko usanzwe w'indege. Ni impamo rero n'aya masaha 2 kuva Beijing ugera Kigali yacu mu Rwanda azageramo, kuko habarirwa ku birometero 9,000. Ntago azageramo kuko interi hagati ya Kigali na Beijing ni 9,000. Ubwo nyine wareba nuno muvuduko w'ibirometero 7,500 ku isaha, ubwo tubona kari isaha n'utunota duke. Abizi amahurizo y'ibiyega hano ushobora guhita ubibaruka tubibona. Mwabyumvise nuko bimeze cyane. Hagati aho dukomeza tunajya mu bijyanye n'ikoranabuhanga, turebe kuri wa kabiri ushize nibwo kompanyi rurangiranwa mu bijyanye no gukora ikoranabuhanga ry'amatelefone agezweho, za mudasobwa n'ibindi bitandukanye, nibwo bashyize ahagaragara, ubwo nta yindi ni Apple bashyize ahagaragara ibikoresho bishya birimo isaha Apple Watch seri ya 10 ndetse na Ultra 2 ariko yo mu buryo isa n'umukara. Hakaza bashyize hanze telefone ya iPhone 16, bashyira hanze ndetse n'utwumvisho tw'ama ekuteri twabo, natwe dufite ikoranabuhanga ridasanzwe, aho uzaba ukambaye wajya kuganira n'umuntu harimo nk'indirimbo ikigabanya, kwitaba telefone ukajya uzunguza nk'umutwe ndutwambaye, umuntu yaguhamagara ugahita umera nko kwa kundi wikiriza n'umutwe wemera wahakana igahita yikupa. Arumva ikoranabuhanga riraryoha cyane ku bantu bafite ubushobozi bwo kwigondera mwene iri koranabuhanga riba rigezweho.
si ibyo gusa kuko izaba ikoranye n'ikoranabuhanga rya Apple Visual Intelligence. Ubundi byari kuwa kabiri wacu byari tariki 9 nibwo sosiyete Apple yatangaje telefone ya iPhone 16 ndetse haburi iminsi 5 ngo igere ku isoko. Abagafite bakora pre-order nabonye bazishyize kuri platform yabo. Yayimuritse rero mu birori byo kugaragariza abantu bose, abaturage bose ibishya nyine baba bafite. Apple yatangaje ko iPhone 16 izaba ariyo telefone yayo ya mbere yubakanye ubushobozi bw'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano yayo, uzashoboza abazayitunga gukora inyandiko n'amashusho bifuza hagendewe ku mabwiriza yabo bayiha. Ubusanzwe ibi byakorwaga ariko ugasanga hari features cyangwa se bumwe mu buryo bigusaba kwishyura kugira ngo ube wabasha kubukoresha. Akandi gashya kitezwe kuri ubu buryo bushya bwa Visual Intelligence cyangwa Apple Intelligence bwo gukoresha kamera ya telefone hifashishijwe buto, kuko ino telefone yasohokanye buto iri ku ruhande izajya igufasha gukontorora ushaka kuzuminga utiri ukora mu kirahure cya telefone. Ibuto rero iri mu rubavu rw'iburyo bwayo, aho iPhone 16 izajya ihita iguha amakuru yibanze ku kintu kiri aho werekeje telefone yawe. Urugero nka nyuma yo gukanda kuri ya buto hagahita hajyamo kamera ukayerekeza nko kuri restaurant runaka, iyi telefone izahita iguha amakuru yibanze nka menu yayo, uko ushobora kuhasaba umwanya cyangwa gukora reservation n'ibindi. Ibi ngibi biroroshye cyane, ni ukuvuga ngo amaresitora menshi asigaye ari ku ma platform atandukanye cyane, aya ngaya y'ibijyanye na hospitality. Biroroshye rero kuyita generatinga igahita ifata ya makuru yose igahita yaguha muri ako kanya nk'ako guhumya. Ngira ngo hari n'ibyari bisanzweho aho wafataga nk'ifoto cyangwa se video gusheberekeje nko kuri restaurant tuvuga ifite izina ry'iri mu gishinwa ugahita ukora translation ako kanya. Aha ngaha rero yenda uretse kuba yagufashije ibi ngibi byo kubona menu no gukora ama reservation, usanga kwa kundi uri kugenda ukabona nk'icyapa nyine ibyo nakubwiraga kiriho umuntu cyangwa se ikindi kintu, ushaka kurekezaho kamera ya telefone yawe ugahita ubona amakuru yose yibanze ajyanye nacyo. Siri rero nayo yaravuguruwe kuko kuri iPhone 16 uzajya ubasha kuyisaba kukwandikira ubutumwa, kuyisaba kukwibutsa ibintu runaka mu gihe kiri imbere, cyangwa se kuyisaba ikindi kintu nko guhamagara umuntu runaka. Urumva ko nyine byaroroshye uburyo Siri yari isanzwe ikora. Urumva ko bizarushaho kugenda neza kurushaho kubera na iOS 18 bizazana ndetse n'iryo koranabuhanga rya AI ririmo. Ikindi kandi yongereho ubushobozi kuko mu zindi telefone ikora bike kandi nabyo byemejwe mu gusa, ariko iyo muri iPhone 16 izajya ikora ibijyanye n'ubusabe bwa nyirayo. Urugero nushobora kugira uti Siri wakohereje nka buri n'amafoto yafashwe nkaha twari turi, ako kanya urubuga WhatsApp uzahita rwifungura y'amafoto ya ako kanya, cyangwa se ukaba wayisaba ati postingira amafoto kuri story ya Instagram ako kanya bikore. Akandi gashya n'uburyo bwo gufata amashusho mu buryo bwa 4K, ukaba ushobora no kuyavugurura mu buryo bwa slow motion. Nabwo nabonye barakoze Rolanti slow motion nka Rolanti imeze neza cyane ku buryo izafasha aba producer n'aba director gukora n'abantu bakunda ama vlog vloginga kuzaryoshya nyine moment zabo cyane ko nko kubijyanye na video. Hari indirimbo ya The Weeknd yagiye hanze yakozwe n'ino telefone ya iPhone 16 Pro, izajya ku isoko igura ubwo uguze kuri Apple Store $1,199 amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga narenga gato $1,600,000 y'amanyarwanda, ariko ubwo kugera i Kigali nyine wayiguriye nk'inaha ku baranguye ntago byagutangaza n'ebyiri na bayaguciye. Turabyenda mu bindi bikoresho byagiye hanze. Apple yamuritse utumvirizo dushya twa AirPods ndetse na Apple Watch ya 10 nkuko nabikubwiraga. AirPod Pro nshya za Apple zaba zifite ubushobozi bwihariye bufasha abantu bafite ibibazo byo kumva ku rugero rwo hasi. Apple yatangaje ko yiteze kubona uburenganzira bw'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti cyo bita US Food and Drug Administration FDA, hamwe n'izindi nzego zishinzwe igenzura bwo kwemeza ubu buryo, ariko inahamya ko buzaboneka mu bihugu birenga 100 harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Apple yatangaje ko Apple Watch 10 iyo saha
ufite ubushobozi bwo gutahura ikibazo cyo guhagarara k'umwuka wo guhumeka mu gihe umuntu aryamye, ibyo bita sleep apnea. Uburyo rero bwo buremezwa na FDA, ariko uzanaboneka mu bindi bihugu bigera ku 150 ku buryo uzaba ufite inosa bizabyoroshye cyane. Abantu barimo bahaba Mayiro bakunda product za Apple, ndabasuje cyane, ba Bruno, ba Eugene, abantu mwese mukunda Apple products, mwijajare dore iPhone cyageze ku isoko. Agato turacyari kumwe.